kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye imigabane itandukanye y'isi. Mwese mweme kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 30 Nyakanga mwaka 2025 kuwa gatatu iragira iti Imana yacu irafuha ntiharikwa. Imana yacu irafuha ntiharikwa. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza igira iti nimuze turebe imbere. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo.
muririmbire ihoraho. Yesu ari hamwe natwe ubu, tuneshe ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikorere umwami Yesu. Kandi aravuga ngo kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubasangishe umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Gahunda ni ugusenga, gahunda ni ugukizwa kugeza ubwo Yesu azaza kutujyana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, ibice ni 20, umurongo wa mbere kugeza kuri 6. Haravuga ngo Imana ibwira Abisirayeli, twamagambo avuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nimba umuntu cyangwa umugabo cyangwa umugore abasha gufuhira mugenzi we bitewe nuko urukundo rwe abashaka kuruha mugenzi we, abashaka kuruha undi muntu utari mu masezerano yabo, niki se cyatuma Imana yo itazafuhira umuntu ushaka kuyibangikanya cyangwa se kwiharika ibigirwa mana? Imana ishaka ko ariyo turamya yonyine, aho kuramya ibishushanyo statue bitavuga. Mu mategeko 10 y'Imana yatanze mu gitabo cyo Kuva, igice 20, umurongo wa 1 kuri 6, amaze kutubwira ati: ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Hari amadini amwe akunda gukoresha amashusho, akabaza cyangwa se akabumba amashusho ndetse akayashyira mu nsengero zayo, kandi abanyetorero bayo cyangwa se abayoboke bayo bakaba basabwa kuyaha agaciro kangana ahari n'ak'Imana. Bayagera imbere, bakayikubita imbere, bakayubararira, bakayaramya, bakayaha icubahiro. Ndagira ngo menyeshe abakristo nk'abo yuko ibyo bakora ari ibyaha imbere y'Imana. Ibyo imbere y'Imana ni icyaha. Imana yanga, ifuhira. Imana ntishaka ko tuyibangikanya n'ibigirwamana bidafite amatwi, bitumva, bidafite amaso. Ntishaka ko hari izindi mana mu maso yayo dukwiye kuba arizo twubararira, twikubita imbere yazo, aho kwikubita imbere y'Imana nyamana, tukikubita imbere y'amashusho, stati, ibishushanyo. Ushobora kuba utaruzi ko biriya ukora imbere y'ibishushanyo ari icyaha, nyamara ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana ntibyemera. Imana irafuha, ifuhira mwene iyo
migirire yo kubararira ibigirwamana, ibishushanyo, amashusho. Sobanukirwa neza ko uhereye uyu munsi wumvise ubutumwa ukwiye kubyihana, wumva ijambo ry'Imana uryizere kandi wubararire Imana aba ariyo wiringira umutima wawe. Ibindi byo kubarira amashusho ntacyo byungura, ahubwo biguteranya n'Imana yawe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amen. Data, turagushimiye kubw'ijambo twibukije ko tugomba kuba ari we twubarira, tutagomba kubangikanya n'ibigirwamana n'Imana nto, ahubwo ari we tugomba gushyira imbere mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Fasha uyu mwene data utarusobanukiriwe nibi abashe gusobanukirwa neza ko ari amashusho ntacyo yamungura, biriya byose ziriya mana ntoya ntacyo zamungura, ahubwo icyagira icyo kimungura ari ukuguha umwanya mu buzima bwe, ndetse akaba ari we yubarira kandi akakuramya. Urakoze, urakarama, bana natwe mu izina ryera rya Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.